babwire ko ari njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data ntamujyana. bivuge ngo umwizera nk'uko yabivuze ngo ni umuzabibu, ngo natwe turi amashami, utamuriho aramwara. Yesu ashimwe cyane. Havuga ngo abizera Yesu nibo bakomeye. Zaburi ya mbere. Igitondo cyiza, saa sita nziza, umugoroba mwiza, kandi nanone ijoro rihire, bitewe n'igihe uhitiyemo gukurikira amagambo atambuka mu gitondo cy'umugisha cyangwa amasaha y'ahantu uherereye. Reka umugisha w'Imana nanone ube ku buzima bwawe, umugisha uturuka mu birere bine ube ku buzima bwawe n'imibereho yawe yose, ndetse n'abawe bose, igihugu cyawe n'itorero ry'Imana muri rusange. Uwiteka Imana ahindure amateka y'ubuzima bwawe, akugenda imbere, agenda aringaniza ahataringaniye. Haleluya. Ni mwene so Pasiteri Imana ishimwe Emmanuel. Ndagukunda cyane wowe tubana mu gitondo cy'umugisha mu ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha wo udusabira ku Mana kugira ngo Imana irusheho kutwambika imbaraga n'inkomezi. Uwiteka Imana akugirire neza. Nawe umuyoboro kugira ngo ubwoko bw'Imana bwumve ijambo ry'Imana. Reka tugusabire umugisha mwinshi kandi nkubwire ngo hari ibihembo, hari ingororano, kuko Bibiliya iravuga ngo uhindurira abantu benshi kugukiranuka azaka nk'inyenyeri yo mu ruturuturu. Reka dusenge twumve ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana ashyise ku mutima wanjye ngo mbwire ubwoko bwayo. Ndagushimiye Uwiteka Mana kubera iki gitondo cyiza cyangwa uyu munsi mwiza, iri joro uremeye ubuzima bwacu, icyubahiro n'ikibi cyawe. Mamagaye imbaraga zawe zidasanzwe rero kubw'ijambo ryawe, mamagaye feva yawe, mamagaye imbabazi zawe Mwami, kugira ngo zome kuri twebwe, yaba ari njye ugiye kurivuga, haba ugiye kuryumva. Reka Mwami rimuhembure, Uwiteka ryongere gukangura ibihe byiza by'umwuka wera no gusabana nawe muri we, mu izina rya Yesu Kristo. Nirimubwira guca buguface bugufi, kandi Uwiteka umugirire imbabazi. Nirimubwira kuje gusoza amasezerano, icyo ritubwira Uwiteka turagikora, kandi ntuhabwe icyubahiro ko ibyo ugambiriye ku buzima bwacu ari byiza atari bibi, mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Ari indirimbo yadufashije mu mwaka w'ibihumbi 2023 yasozaga ukwezi kw'icumi. Ni abaririmbyi b'iwacu ku rusengero, ni korali yitwa Blessing Choir iwacu mu bizera Yesu. Batangira bavuga ngo bavuga bakomeye, ngo babikurikije ngo imiryango bavamo, ngo amashuri bize. Ariko icyo nabikundiye, bagera hagati bakabihinyura ngo abakomeye sawa, ngo abakomeye ngo ni abantu bizeye Yesu, ngo abakomeye ngo ni abantu bafite Yesu. Babivuga neza, batanga igisobanuro, kuko uburyo naho waba utumva, Imana ishimwe cyane, wahita ubyumva. Baravuga ngo abizera Yesu nibo bakomeye, ngo kubw'iyihema, ngo bafite ubutunzi bwo mu gihe cya none, ngo ndetse n'ubwo mu gihe kizaza, ngo bafite n'isezerano ryo kuzabana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo umuntu ukomeye ari ujya kurangura mu Bushinwa, ntabwo ukomeye ari urangura Dubai, ntabwo ukomeye ari ufite amagorofa. Ukomeye ni umuntu wizeye Yesu. Yesu ashimwe cyane. Rero ari igihe abantu batabyumva neza, ariko uyu nguyu niwe wabwiye Yohana mu butumwa bwiza, aramubwira ngo wowe ubivuga abantu bazabimenya, babwire ko ari njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data ntamujyana. bivuge ngo umwizera nk'uko yabivuze ngo ni umuzabibu, ngo natwe turi amashami, utamuriho aramwara. Yesu ashimwe cyane. Havuga ngo abizera Yesu nibo bakomeye. Imana iha umugisha iyi korali kandi igeze kure mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza cyane. Nifuza kugira ngo tuze kuganira ku ijambo bita kwizera. Abakristo benshi tubaye mu rungabangabo, akenshi twiringira abantu kuko tubaye tubizera, ntabwo twajya tubona amakosa yabo ngo tubatere umugongo. Umuntu yiringira abantu, ugasanga umuntu yiringira pasiteri we cyane ngo aramwizera. Ikibikubwira ko amwizera, iyo pasiteri aguye nawe aragwa, iyo bamukingiye nawe arakinga. Yesu ashimwe cyane. Ariko Pawulo yitegereza Abakorinto asanga biringiye Apolo na Kefa,
arabitegereza arababwira ngo ariko buri muntu wese yirinde uko yubaka, kuko inyubako yose izasuzumishwa umuriro. Ndashaka kuvuga ku ijambo bita kwizera, nkanavuga uburyo kwizera bikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bw'umuntu wizeye. Ntabwo kwizera bisaba umuntu umaze igihe kirekire mu itorero. Kwizera ni uko ubyiyumvamo ukabimenya ntushidikanye ko hari icyakoreka. Yesu ashimwe cyane kandi Imana itugirire neza. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 basobanura neza kwizera icyo ari cyo. Ariko reka dusome ijambo ry'Imana turaza kumva icyo Imana ivugana natwe. Bibiliya iravuze mu gitabo cya Yakobo 5 guhera ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 16. 13 aravuze ngo mbese muri mwe hariho ubabaye nasenge, hariho unezerewe naririmbira Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. 14 muri mwe hariho urwara natumira abakuru b'itorero bamusabire bamusize amavuta mu izina ry'Umwana. Kandi isengesho ryo kwizera rikiza umurwayi, umwami amuhagurutse, kandi naba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe kubwo kwizera Kristo wenyine. Isengesho ryo kwizera ukavana umutima ku birayi n'akawunga, ukimika umugabo bita Yesu wapfuye ku musaraba ku munsi wa gatatu akazuka, akemera gusiga ubwiza bwe n'icyubahiro cye mu ijuru yari yubashye mu nshirami, akavuga ngo nje gucungura umuntu. Haleluya. Akavuga ngo iki gitabo ndakibumbura ndagiye. Iyo umwimitse mu mutima we, mbese kwizera ninde bwenge ninde? Ni Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Muri iri byaririmbye ngo kwizera Yesu ngo nibyo bimuhesha gukizwa, ngo akareka icyaha akagendera mu nzira, ngo mbese niyacumuye ngo yezwa n'amaraso ye. Niki Yakobo yandikiye itorero ry'Imana. Harababwira ngo kandi umuntu nawe yaba yizeye agasenga iryo sengesho rimukuraho icyaha, Uwiteka Imana akabihanagura akabisibangana. Babwire ntago pasiteri wawe yagukuraho ibyaha. Kwizera konyine niko kugukuraho ibyaha, niko kugutsindishiriza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 16 mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusengwa k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwe. Ndumva naho nasoza ijambo rirasobanutse. Igitabo cy'isezerano rishya ni Kristo wihishuraga akagaragaza ukuntu ibintu biri. Abantu akabakura mu rungabanga bakababwira ngo ninjye Manuel Yesaya yahanuye mu gice cy'ike. Ninjye witwa igitangaza, Imana ikomeye, ubutware buri ku bitugu bwawe. Unyizera naho yaba yarapfuye azongera kubaho. Nuko Yesu asa yisobanura mu isezerano rishya. Nta kintu kiba kigoyemo, ahubwo nukumvisha umwuka wera, nukumvisha amatwi. Bibiliya itubwiye amagambo meza muri iki gitabo cya Yakobo. Iratubwira ngo mbese muri mwe hariho ubabaye. Yesu ashimwe. Bibiliya imuha igisubizo. Haleluya. Nasenge. Nta kindi cyagukiza umubabaro usibye isengesho no kugira connection n'ubusabane n'Imana. Kavuga ati nubwo mbababariye muri uru rugo, nubwo mbabariye mu busore mu bukumi narashaka, ariko ngiye gusenga Imana uyu mubabaro wawe. Hana umunsi umwe aradekarara aravuga ngo reba umubabaro wanjye umwana nzamugutura. Iryo sengesho araryizera ararisenga. Ngo Imana ibona umutima we wuzuyemo agahinda n'ibyaha byinshi. Iravuga ngo Hana we mugarutseho nkufitiye imbabazi kubw'isengesho ryawe usenze unyizeye ku muhigo wawe mwakiriye. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo nimba hari uwishimye, reka nkubwire, igihe abantu bamwe bari kurira hari ababa bishimye. Bibiliya ibatekereza wiki naririmbira Imana.
ntiyubaka ubwami bw'Imana. Abadayimoni bashaka kurwanya umunezero we basanga ari kuririmba yuzuye imbaraga z'Imana, yuzuye umuriro w'Uwiteka Imana, bamuhunge batinye bagende. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Muri mwe hariho urwaye. Rero abantu benshi baratangara uko umuntu atajya amenya agaciro k'umushumba we, umushumbye namenya agaciro ka pasiteri, namenya agaciro k'abakozi b'Imana Imana yatoranyirije umurimo w'ubutambyi, bakirirwa biruka mu byumba no ku misozi ngo barimo barashaka profeti. Bibiliya ivuga gute mu gitabo Yakobo yanditse? Yaravuze ngo muri mwe hariho urwaye. Yesu ashimwe cyane. Natumire, icyo ni icyambere, abakuru b'itorero bamukorera iyi mihango, ibi bimenyetso bibiri, abango bamusabire, bamusiza amavuta. Yesu ashimwe cyane. Mu izina ry'Umwana. Urarwaye, si ngombwa arigerera umuntu agena ngo bandebereyo, ni hoya, tumira abakuru b'itorero bagusabire. Haleluya. Bagusize amavuta mu izina ry'Umwami Yesu twizeye. Yesu ashimwe cyane. Ngo kandi isengesho yongeraho arabisobanura. Rega nujya gusenga wizeye, si ngombwa ngo bakubwire ngo umugabo azareka kugukubita ryari. Wowe wizere ko Satani yakoreraga mu mugabo akabangura ukuboko, uko kuboko uwo munsi guhezeyo haje ukuboko kuzima kukubwira ngo madamu nyegera nkobere. Yesu ashimwe cyane. Urwo ni urugero dutanga. Ngo kandi isengesho ry'umuntu wizera rikora ibintu byinshi, ngo ariko ikirenge ryose ngo ribabarira ibyaha, niko Bibiliya yatubwiye. Yesu ashimwe cyane. Ngo ikindi cya kabiri ngo rikiza umurwayi, isengesho ry'umuntu wizera. Haleluya. Reka babwire, hari ubuzima tubamo tugasanga tubura ikintu kimwe bita kwizera gusa. Tegeka aho uryamye ku gisasiro uvuge ngo ndizeye mwana. Rikiza umurwayi, ubimenye. Ijambo rije nk'amahame, n'icyo ugomba gukora. Urababaye, senga. Urishimye, ririmbira Imana. Urarwaye, tumira abakuru b'itorero bagusabe, bagusengere, bagusiza amavuta. Kandi menya ibi ngibi, ko isengesho ryawe wizera rigukiza uburwayi n'ibyaha byawe byose. Umwami akakweza rwose, akakubabarira. Bibiliya ivuga ngo kandi urakwiye kuba mu buzima bwo kwaturirana ibyaha kandi mugasabirana imbabazi. Ariko uyu munsi byaratinze, umuntu arihana ngo nasambanye, naciye inyuma y'umugabo, bikarara byageze icyangugu babikoreye i Kigali. Yesu ashimwe cyane kandi atugirire neza. Urakwiye kuba mu buzima bwo gusengesha umwuka iteka. Bibiliya yashoje ivuga ijambo numva nanjye nasorezaho ngo kandi gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye iki? Umwete. Yesu ashimwe cyane. Nusengana umwete ukareka kurambirwa ukavuga ngo Mana banza ukora ibyo wambwiye, uzaba uri gutsindwa. Ariko nusengana umwete ukavuga ngo Uwiteka wabikora, nzahora nkusenga, nzahora nkuramya, utabikora nzagusenga, nzakuramya, uzagirirwa inyungu, uzungukirwa, bizakugirira umumaro, uzahezagirwa. Haleluya. Mana akora igitangaza gikomeye kuri uyu muntu wumvisha ijambo ry'Imana. Arababaye, ahari sinavuze kubye, ariko uramuzi, arakwizeye. Mukorera igitangaza, azagushime mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha. Ndumva natanga nomero ya telefone. Urarwaye, tumira abakuru b'itorero. Jambwira abantu ngo kuba udafite idini. Narigiye kubivuga. Yubayeho udafite itorero ntago biba ari byiza. Udafite abashumba bagushumbye, uri nka mayibo. Mu yandi magambo Imana ikugirire neza. 0784633778 784633778. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Zaburi ya mbere.